David. Karame. David ahita aseka abaye. David nubwo azi gukopera ntabwo ntiwamugirira gutya ngaga areba yori. Tubisomye twanabyica ahubwo. Oya mwana tumusomye kubari. Tubisomye. Abisomye. Ariko kuko maze kumukunda cyane nzabikira. Imba mukunzi. Ndi imbere yawe. N'imbere yawe mu Rwanda. Ukuri sinzigera ruhima. Ngaho nibwira abandi mu barahira muri imbere y'Imana none winjye imbere ya David nanjye. Ariko mukunzi. Wagiye uba umunyamuri. Mugahiga. Gahigiye mwese wa muhungu wambaye aragahiga inda mu myenda. Aragahiga inda mu myenda. Wagiye ubuzima buryoshye bw'intebe ariko buraryoshye byananiranye wowe uri nyine mwasoje wari umaze kubagaragara hejuru inda mu myenda nyine ahita aseka nyine ntabwo cyashe reka nkubwire niba ari urwo rwego mfatamo ndaciriritse imbere yawe pe ahubwo ukwiye kwica amande se kutabivuga cyane tu nawe dani rero mumbona gutya mfite ikibazo kitanyoroheye ikihe kibazo Didi ntumbwire ko wateye inda ndi kubona muri iyi minsi aricyo kibazo gihangayikishije abasore ya mana butu ikibazo icyo ntabwo ari cyo kibazo ndabizi n'ubundi njyewe ntabwo ujya nsamba uretse ko watinye kubivuga watubwiye se ntituramaniga ya mwana ubwo nyine rero mu nyumve ikibazo cyanjye yewe mfite abakobwa babiri kandi bose bankunda nanjye ndatu ariko ikibazo mfite guhitamo umwe biri kumbera ihurizo cyane kabisa uri kumva ko ari ikibazo gikomeye ariko abudu ntoye Didi ubundi muri bazima kubera iki uretse kuvuga ngo turi bazima uri kumva adafite ikibazo gikomeye cyane nyine ngira inama kabisa y'uwo nahitamo kuko murabazi kandi njyewe ntabwo nshaka kubatenda mbese ubundi Didi niyo ababebe bose bakwemera wanyungu usaba baby man wahora n'iki wanyungu utase ibyazaba nyuma wabyirengera abari ready ni bande Hey. Wow. Chérie, uwakubwira ukuntu ari ngukumbuye. uragenda wowe uba wanze kumfata bibereye kumwe n'abandi bakobwa. Atangiye. Ngaho bari atari naho ngaho nari guhita keza. Nize nibuka ko atari naho Rero uratangiye bimwe mwiba. ngo mari kuri n'abandi bakobwa. Uragenda wowe wanze kumfata n'abandi. hanyuma uko mugane bigende asizo mikrofone ko mutazikoresha muzazikoresha rya ahubwo cameraman naye dushiraho neza tugiye kubikora urumva nk'abantu